noneho hagakurikiraho uwitwa Filisitiya ukomoka ku mugore wa kabiri wande wa gatatu, ahubwo ni wa gatatu buryo ubone waburahamu twa Ketura. Noneho bose urumva ni abantu b'umuryango hafi, tugira ngo tubwire abadukurikiranye kumwe bw'abera ministries, ukuroga ntabakure, ukurwanya ntabakure, uguhiga ntabakure, umuntu kuvuga nuzi uriwe, nuvuga ngo ibintu bikuriho nabakuzi kandi babikuzanira. Igikarabiro cyane ndabakarabye, aho umuntu asiga umwana ndabakarabye. Hari ikintu maze kumenya, no kubakarabiraho, no kuvuga ngo Dawidi impamvu yagiye kubakarabiraho nuko yari afite umubabaro. Baramubabaje kera nkuko Dawidi tumureka, ariko dize ko yanapfuye ubundi ugira ngo ahubwo ni wa muntu turimo dusengana nawe. Hari abedomu bamuzonze bituma agira agahinda, yakira urozi bagashiramo ubundi, yatangira kugira ati turaguhitanira umwana, yabona akazi ngagiye kurya bati turamo wabo turakubita, turakwereka uko bimeze. Noneho ngo bamo babona bananiwe bagita bazana bitwa bamoni, bakomoka ku muntu wanzwe kuvuga ngo azagoma gusa, ikihebe kimanye n'inzira ngo abantu batambuka. Gatatu hakaza umufirisi uvuga ati n'ubundi mwabana mwe data yanwe mwaraturiye, reka tuze twakaza twitwa dukomoka ahangaha. None avuga ngo icyo kintu Imana inkoreye icyo buriya mubwiza ukuri, abantu bafite icyo twitamo wabitaboroheye, yafite Edomu yasaze kandi igenda bucece, bakagira n'Abafilisitiya umuntu ntabimenye, ariko aravuga ngo avuga ngo abamowabu ni igikarabiro cyane. Ubwo nibasiye gukarabiramo ako kanya kandi irabaye. Hari karande ziranduwe, hari karande zikuweho. Ndabarahiza ukuri ndi imbere y'Imana ishobora byose, Imana yaduhamagaye ikaguhamagara, ndabona ngo icyari kikwicaye hejuru ugiye kugira igikarabiro. Uvuga ngo inkweto ni ubutumwa bwiza, wanyumvise, azaba kubita ijambo mu mutwe. Hari abadayimoni bamenaguritse, kuko abamoni ntago bari abantu bazima, bari abantu bagasuzuguro, batazi Imana, batubaha n'Imana, banimye n'inzira abisirayeli bamwe Egiputa. Kandi ngo ntimugire icyo mubatwara ni bene so, aho urekera umuntu ukamwubaha, ukamusengera, ugatuza, ugaca bugufi, ariko we ntagucire bugufi, ahubwo akarwanya ibitekerezo. Turashuje cyane inshuti z'Imana bakunze umwe ministries, bavuga ngo Imana bampera umugisha nongeye ugarukana na wa mukozi w'Imana w'umuhanuzi nyirango ubushize mwabonye imbaraga zimukoresha z'Imana uko zimujyaza bikorana n'Imana cyane mu buryo bwihuse, kandi ndanamwemera ndanamukunda. Cyambere arakijijwe, yubaha Imana, akunda Imana kandi yuzuye umwuka wera, ni umuhanuzi wo mu gihe gikwiriye. Turakwakiriye cyane Silas mu izina rya Yesu. Yego mushumba wanjye konyakira Imana w'umugisha kongera kuboneka kuri iyi channel yacu ubumwe bw'abera ministries. Ubyumvamo gute mukozi w'Imana? Ahubwo ndumva nuzuye ubuntu. Urakoze cyane rero, nagira ngo mbwize ukuri, tumaze tutugana kuri amagambo y'Imana, aho twatangiye urugendo rwo 2020 tugeze rero ku munsi runaka, turi hafi n'iza 30 tuzamuka. Noneho turi kwinjira mu masengesho. Uyu munsi ntabwo turi gusobanura inzozi, nta nubwo turi gusobanura amayereko, ahubwo turagira ngo tuzagere ku munsi wa 90 twakubise dayimoni, twamusetereje, twamupyese, twamuhanaguye, twamusiribanze, kandi tukazirandura, agaca tukagacagagura, abadayimoni tukamenagura, inzungo tugashwanyuza. Mbega turi mu gihe cy'ilokori ya mande stapi fola mande lekori ya baye, kuko n'ahantu dushaka abantu binjira mu masezerano y'Imana. Tumaze tubwira abantu iby'Imana, iby'inzozi, kurota ibikeri, kurota ibintu byose bitandukanye, tubabwira imvumo na za karande, tubasobanurira ukuntu bimeze, ariko ubu icyo gihe turi mu mbaraga z'amasengesho. Imbaraga z'amasengesho, ngo dusigaje iminsi 20 hafi irenga kugira ngo tuyasoze, twongere twinjira no mu mayereko yo hejuru uko Imana ikoresha mu yereko. Kandi ngo tumaze dusobanura igihe kinini tuvuga inzozi zitandukanye, twababwiye ibikeri, twababwiye inzoka, twababwiye injangwe, twababwiye ibintu bitandukanye byinshi cyane, twavuze ibigori no kurya ibigori, twavuze bitandukanye no guhinga no kuguruka, byose twarabisobanuye. Rero tumaze iminsi turi mu mbaraga zisenya.
karande, zigasenya imivumo, zigahanagura gahunda zose z'abadayimoni. Turimo turatwika, turakubita, turavunagura, turarandura, turajugunya, turapyeta, turapyetura, turakubitira kuri ngaho abadayimoni, dukubita hasi ubwo abarozi bajya bazana n'uburozi bwabo. Ibyo byose dusenya ibyo bintu byose, no dutumira imbaraga z'ijoro zijya. nagira ngo runyemerere dusenga Imana uyu munsi tubabwira ijambo rikomeye. Imana yavuze ibintu biryoshye cyane, waza basubiza bagukurikiye ugaza ijambo ry'Imana, kamwe ko tugukunda kuri icano, ko uri mu bantu dukunda gutumira cyane, uri w'agaciro, uri umuhanuzi wo mu gihe gikwiriye. Imana ikumene ubushobozi izina rya Yesu. Nshimiye Imana ko mwemeye kuntumira kandi muvuze n'ijambo rikomeye ngo ndo agaciro. Namwe inshuti z'umusaraba mujya munkurikirana mukabwira mushumba ko munkunda, namwe muraba agaciro kuri njyewe, ndetse Kristo abampera umugisha utagabanyije. Ni Sirasi rero nagarutse, Imana ibahe umugisha. Badusengera Imana tugakomeza. Turagushimiye kuri Imana yera, kandi ubana n'abera, ugendana n'abera, ukorana n'abera, wita kubera, ubaha ibibakwiye. Turabigushimiye ko imbaraga ze zigiye kubana natwe muri byose. Amen. Amen, amen. Arakoze cyane no mukozi w'Imana, mbwire ngo uyu munsi wa none hari ijambo riri ku mutima wanjye. Yego mushobo. Njyewe maze iminsi twiganiza amagambo meza cyane by'abana, tuganza ko ngiye gushize ubwo mperuka cye gihe nabwiraga abantu ngo Imana ivunnye inkoni, ivunnye amaboko ngo ukuyemo n'inkota. Uyu munsi rero nabazana ijambo rikomeye rigaragara muri Zaburi 108 umurongo w'10. Yego. Zaburi 108 umurongo w'10 ahavuga ngo abamowabu nibo gikarabiro cyanjye, abedomu nzabakubita inkweto mu mutwe, abafilisitiya nzabishima hejuru mvuza impundu. Abamowabu nibo gikarabiro cyane. Yego. Robusima. Abamowabu yego nicyo gikarabiro cyane. Nicyo gikarabiro. Mbese nicyo nibwo niho nca, nizo nzira nyuramo nkomeza urugendo. Niho tubonye amagambo muri cya gihe cyo kuvuga ngo dusenga Imana tutazakarande. Tubonye amagambo ari muri Zaburi 108 umurongo w'10 nkuko twayabonye kare. Aravuga ngo abamowabu ni igikarabiro cyanjye, abedomu nzabakubita inkweto mu mutwe, n'abafilisitiya nzabishima hejuru mvuza impundu. Amen. Iyi ni Zaburi ya Dawidi. Abanza avuga bitwa abamowabu. Abamowabu ni abana bavuka kuri Loti yabyaranye n'abakobwa be. Yego. Ntabwo nzi niba ari abuzukuru, sinzi niba ari abana. Ubundi bakabaye abana yarababyaranye n'undi mugore, none yabyaranye n'abakobwa be. Ko nta mahano nyine. Noneho Dawidi aravuga ngo abana b'amahano, abamowabu abantu tugije batinya, baroga, bangana, baterekera, babana ngo abantu bavanga ibintu, batera hari bagatera n'abantu amabuye. Aravuga ngo nicyo gikarabiro cyanjye, banyine ngazabakaraba. Muri make ubu ngo abantu dukurikiranye ku bumwe bw'abera ministries, hari abantu ntagiye gukaraba. Remit azabakaraba ni igikarabiro, naho yikuriraho imyanda. Ibintu birakomeye. Yego, gukomeza naho ushaka. Hejuru y'izo mbaraga yagiye abona zimurusha imbaraga. Yego. Ariko ahise ahitamo avuga ati nzabakaraba. Yari afite ubundi abanzi batatu bafite imbaraga. Icyambere ni abamowabu. Abamowabu sekuruza wabo, se wababyaye n'ubundi akomokaho Aburahamu yakomotse muri Uriya Bakarudaya. Urumva ni bamwe. Bari banaziranye. Hagakurikiraho abita Abedomu. Nyaboneka Abedomu. Ni abahungu ba Esawu. Esawu watwawe umugisha na bene Yakobo. Yego. Noneho hakaba n'abafilisitiya. Abafilisitiya nabo burya abantu benshi ntabwo bazi kwitiranya, ariko bya Filisitiya bakomoka ku mugore wa kabiri none wa Muraho witwa Ketura. Abafilisitiya abo rero nabo bari mu bantu barwanyaga. Urumva harimo isano, barwanya Abisiraheli harimo isano. Urumva umwe akomoka kuri Loti. Loti wazanye na Aburahamu bavuye muri Abakarudaya. Hakaza n'Abedomu bakomoka kuri Esawu wavukanye na Yakobo akamutwara umugisha.
noneho hagakurikiraho uwitwa Filisitiya ukomoka ku mugore wa kabiri wa gatatu, ahubwo ni wa gatatu buryo ubundi waburahamu witwa Ketura. Noneho bose urumva ni abantu b'umuryango hafi, tugira ngo tubwire abadukurikiranye kumwe bw'abera Ministries, ukuroga ntaba kure, ukurwanya ntaba kure, uguhiga ntaba kure, umuntu kuvuga nuzi uriwe, nuvuga ngo ibintu bikuriho nabakuzi kandi babikuzanira. Mbese bakora ibyo bazi, yego, bizakugirira nabi, yego, ukabura ubuzima, yego, ukabura umugisha, yego, ukabura aho uca cyane, ukabura icyerekezo cyane, ariko kubw'imbaraga. Urumva nawe arabyeka ati mbabwiza ukuri nubwo mbega abamo wa ariko Dawidi niho dushaka rero. Uyu munsi Dawidi turamuretse buriya, twe turivugira ku bakurikiranya no masengero, yego, ku bantu umunsi ku munsi, umunota ku munota. Aba ufite abavandimwe bagusuzuguye, ufite umugabo wagusuzuguye, ufite umugore wagusuzuguye, hari abantu mwiganye bagusuzuguye kuko bazi karande z'iwanyu z'iwanyu, harakubaza ngo ubundi byimaze ukora wamaze ukora iki, nta na kimwe batazi. arabwira ati rero aba mbabwira, aba bantu mbabwira bamo wabo ni igikarabiro cyanjye. Babandi Robini wa ni babandi ni igikarabiro, ni babandi bamuzi, babandi bazi ingorane zawe, babandi bazi aho ukomoka, bazi kavukire yawe, bazi kwiga kwawe, bazi kubyara kwawe, bazi kuba muri urwo rugo, bazi bihabe, nubwo bahagurutse ariko Uwiteka bisone gatanze ubu arahindukiye, atanze izindi imbaraga zo kuguha ubuzima bwitwa ngo ubagize igikarabiro. Haleluya. Ndagira ngo ro magambo yumve neza cyane, igikarabiro, ndetse badushyira muri aklimatizeri kaduha hano tujye mu mwuka tuvugana amagambo akomeye. Bashyire ariko bakarekeraho kari kaze gafite imbaraga tukaratugeraho hano, ubanza ugire abitangwa n'amafresh yo kurasanga we n'ubundi. Reka no ngere numva hari amagambo ashaka ko dukora tugasenga Imana, nta mikino dufite kano kanya kuri uyu munsi tugezemo w'amasengesho, aho twahereye tuvuga Imana tuvuga ngo hari abantu bari close, abantu bari hafi. Urumva uwa mbere ni Mowabu avukana n'Abamoni, Abamoni bava kunde kuri Uroti, noneho Aburahamu Dawidi ava kuri nde kuri abo akava kuri Aburahamu, baturutse muri ure bakaruda, ariko ntibahuza amasezerano. Hari abantu bari baranzwe, hari abantu harateye kubera za karande, inkurikizi, imivumo, biraza birabasenyera, birabangamira. Hanyuma rero Dawidi aturuhemutse ko yaturutse mu ntama, yibutse ko yari umwungeri w'intama, yibutse ko kera yari amerewe nabi, yibutse ko atatorejwe ko abandi bitekereza, aravuga tumva mwabamo wawe mwanyirase, uyu munsi muri igikarabiro cyane, ndabakarabye aho umuntu asiga umwana, ndabakarabye. Hari ikintu maze kumenya, no kubakarabiraho, no kuvuga ngo Dawidi impamvu yagiye kubakarabiraho nuko yari afite umubabaro, baramubabaje kera nkuko Dawidi tumureka, ariko Dawidi ko yanapfuye ubundi ugira ngo ahubwo ni wa muntu turimo dusengana nawe. Hari Abedomu bamuzonze bituma agira agahinda, yakira urozi bagashyiramo ubundi, yatangira kugira ati turaguhitanira umwana, yabona akazi ngagiye kurya bati turamo wabo turakubita, turakwereka uko bimeze. Noneho ngo babona bananiwe bagita bazana bitwa Abamoni, bakomoka ku muntu wanzwe kuvuga ngo azagoma gusa, ikihebe kimanye n'inzira ngo abantu batambuka. Gatatu hakaza umufirisi uvuga ati n'ubundi mwabana mwe data yanwe mwaraturiye, reka tuze twakaza twitwa dukomoka ngaha. None avuga ngo icyo kintu Imana inkoreye icyo buriya mubwiza ukuri, abantu bafite icyo twita Mowabu itaboroheye, yafite Edomu yasaze kandi igenda bucece, bakajya n'Abafilisitiya bamuntu ariko aravuga ngo avuga ngo Abamowabu ni igikarabiro cyane. Ubwo nibasiye gukarabiramo ako kanya kandi irabaye. Hari karande ziranduwe, hari karande zikuweho. Ndabarahiza ukuri ndi imbere y'Imana ishobora byose, Imana yaduhamagaye ikaguhamagara, ndayo nkubwira ngo icyari kikwicaye hejuru ugiye kugira igikarabiro. Dushingiye kuri aya masengesho, aya masengesho Imana itanze ubuzima bwo guhindura igikarabiro ibyari bitwicaje. Ibintu byose byari bigutwikiye bihindutse nk'ibase, kandi basikarabiramo ukanayibika aho ushakiye. Ohera n'igihe ari n'igihe iyo umuntu atwikiriwe n'ibyo atabona. Yego, iyo umuntu atwikiriwe nibase ntago ayireba neza, ayibona gute? Ariko kubw'aya masengesho haratubwiye ngo Mowabu zabagira igikarabiro. Kubw'amasengesho rero turimo mushumba mwishuri. Yego, mishuriwe yuko muri aya masengesho Imana idukuyeho igitwikirizo. Yego, no kuvanga Mowabu bahinduye igikarabiro.
yego nibwo twongeye kureba amen nizo twongeye gutambuka yego kubera ko dukarabye iyo umuntu akarabye aracya yego iyo umuntu akarabye agira ubuzima tubakarabije umwuka mubi wose bagenzeho karandi kuweho kuweho imbaraga mbi zikuweho hari ubuzima ibyari bikwicaye hejuru yego hari ubutwari bihindutse igikarabiro aho umuntu akaraba intoki agakaraba ibirenge akogerezamo inkweto Yesu umwana w'intama w'Imana bivuze ngo ibyakwanduza mugiye kubikarabiramo karabaye birarangiye karabaye koko muri aya masengesho ni Imana ikarabije abantu haleluya ibakarabije aho bamo wabo bashatse ibintu byinshi byo kubantu yego ariko Imana itumye idukuyeho igitwikirizo gituma tubona ko tugomba gukaraba ko asifiwe bwana kuvuga ngo nzabagira igikarabiro ni ukuvuga ngo ibyari byarakuzonze bigutwikira uraho werekera ujya icyo upanze kitemera kifashe kidakunda wahamagara bikanga warwana n'ibyemere byakwicaye hejuru byaguteye umwanda uyu munsi ibintu by'igikarabiro urakarabira maze kumenya ibintu bikomeye ndahishuriwe nanjye ndirahishurirwa iyo umuntu akarabye icyambere kigaragaza umuntu ukarabye agira aramba arisiga amavuta yamara kwisiga amavuta akambara imyenda n'umubonye wambaye uwo mwenda yanisize amavuta abona akeye asa neza bisobanuye ngo rero mu ibyo bateguye ibyo bari barapanze kubwo gusenga aya masengesho Imana idukoye igitwikirizo none duhaye kuba bazima oya bo bagiye kuba igikarabiro abarozi bagiye kuba igikarabiro kandi icyo umuntu akarabira aba yagisuzuguye ngo bagiye kuba nk'ibasaba meseramo n'ibyo ushaka byose aravuga ngo mwabamo nubwo mwigiza muri igikarabiro mwigiza kajya umuvu muhindutse igikarabiro abamutongera hindutse igikarabiro rekotando shaya mande ariko cyangwa nabwo ni mu by'imbaga bahindutse igikarabiro urashya ariko uzi umwuka ndahiye kubera ko imbaraga z'Imana zibaye kuri njye mw'abantu b'Imana mwero mbabwira ushumba ibintu numva ari mu kuvuga ko umuriro w'Imana umuriho amavuta y'Imana arimo aragenda ntwika nawe Uwiteka akora ibintu bidasanzwe kuri wowe haleluya ibintu byose ngabaro zibahindutse igikarabiro karande zihindutse igikarabiro lego ibyari byaguteye ubwo bahindutse igikarabiro yego n'umuvumo uhindutse igikarabiro zamura mikrofone uvuga umuvumo wawumve umuvumo uhindutse igikarabiro yego ibyari byaraguhamuye bihindutse igikarabiro ibara waburiye inzira bihindutse igikarabiro yego hari igihe wambara yego komanda hari igihe wambara ukumva ugize umubabaro mwinshi icyo bivuze hano nuvuga ngo imbaraga zabarwanyaga yego umunsi bagiye kuzikaraba zihindutse igikarabiro bakarabiye muri izo mbaraga batabaruye mu kaga n'ingorane kabiri avuga ati kandi nimba karaba hari andi muntu wanyonze witwa umwedomu uvuka kwa Esawu muhungu w'umuhigi utangira umugisha abandi bahora barwanya umuntu bagomera abantu kuko biravuze ngo nagoma nibwo azabaho hari abagoma Imana ihagurukije arabwira ngo bo rero nta kindi nzabakorera nimara gukaraba mbere yo kwambara inkweto nzazihonda mu mutwe abedomu nzabana abedomu adabeshore bedo wogorofara wa ibintu nafashwe rero n'ubujo mbere yo kwambara inkweto kugira ngo mbona nkandage ndayibakubita mu mutwe noneho mbona hoza gutambuka ndayibakubita kubera yuko yanze kuyambara atayibakubise mu mutwe bari kumutangira bakayibakura ngo abedomu nzabakubita inkweto mu mutwe niko ijambo rivuze nzabakubita inkweto mu mutwe mbere yuko nzambara maze gukaraba ibirenge amaze gukaraba aho nabuzwe kujya nimo mpajya arimo akomeza agenda ari ikintu mishure mushumba nuko impamvu yavuze ngo nzabakubita inkweto mu mutwe yabonye amaze gukaraba ntazibakubite baze kumutangira mu nzira bakazimukuramo aravuga ati ndazibakubita umutwe ngumene abadayimoni baguhagurukiye hari imbaraga z'Imana zimena imbaraga z'abazimu rezomenewa tayago resharabonewa hari ubuzima bw'igihe kirekire kubera ko karabya uramaze gukaraba none ubonye inzira yari ifunze ariko ijuru ritangaje ikintu gikomeye ritangaje ikintu gikomeye ravuze ngo abedomu uzabakubita inkweto mu mutwe kubera ko amaze guhishurirwa rega iyo ugenda baba kureba rega iyo uryama baba babizi rega iyo uvuga baba babizi niyo mpamvu ijuru ritangaje ibintu bikomeye ngo muri aya masengero Imana itanze ubutwari Imana itanze ubuzima Imana itanze kubaho niyo mpamvu karabijwe
niyo mpamvu urukweto wari kwambara abadayimoni bakarugukuramo ijuru ritangaje ngo uvuga ngo inkweto ni ubutumwa bwiza wanyumvise azabakubita ijambo mu mutwe hari abadayimoni bamenaguritse kuko abamoni ntago bari abantu bazima bari abantu bagasuzuguro batazi Imana batubaha n'Imana banimye n'inzira abisere bamwe Egiputa kandi ngo ntimugire icyo mubatwara ni bene so aho urekera umuntu ukamwubaha ukamusengera ugatuza ugaca bugufi ariko we ntagucire bugufi ahubwo akarwanya ibitekerezo byawe aravuze ngo nzabakubita inkweto mu mutwe cyo bita ijambo rikiza noneho kiri gikwiye cyane twabonye cyo bita ijambo rikiza zabakubita inkweto mu mutwe ni ijambo rikiza kugira ngo bumve ni ijambo rituma abantu rituma bumva babagome babadomo nzabakubita inkweto mu mutwe ariko ikintu cyantangaje mushobora iri jambo manza rihita rigenda rikinjira mu bwonko rigatuma ibitekerezo umuntu yari afite bipfuye byo kurwanya umuntu w'Imana ahinduka yego bituma ahinduka akambara izindi imbaraga zo gutuma akunda wa muntu yarwanyaga kuko nimba mukubise urukweto mu mutwe ari ryo jambo kandi ari ubutumwa bwiza nk'uko bivuze ni uvuga ngo ahindura intekerezo mbi zaho yari kuzamutegera none ko akamukubise iri jambo ari bwo rwa rukweto bitumye aho yari kuzamutegera atakiyamutegenga ahamwicire ahubwo ahamutegeye bagendana mu byiza amen nuko rero nimukubise Imana iguhe umugisha ngo dukomeze dusenga Imana ntago shaka gutinda ahangaha hanyuma hahise kurikira indi jambo nkuko tumwe tubisoma riravuga ngo kandi abafilisitiya nzabishima hejuru mvuze impundu urumva batatu bari bamurwanije umwe azabanza mukarabe uwakabara mukubita inkweto wagatavuze impundu Imana ishobora Imana igiye gukora itangaza ngo haye umwanya avuga nta kibazo ega hejuru y'ibyo byose namaze kumenya yuko iyi Imana ikoze ibintu bikomeye nk'ibyo mwizina ryaje yego iguha ijambo kubita mu mutwe ibyaguhigaga n'ibyagurwanyaga iguha guvuza impundu yego bitewe n'ibyo ububonye yego niyo mpamvu rero nongere mbabwire mbatangarize yuko turi aha ngaha ijuru rivuze ibintu bikomeye kubwira ijambo no kuri twebwe riravuze ngo Imana ubwayo ikwigirije yaba mu wabo ikwigirije yaba mu wabo kuko wakunze Imana ugakora ibyo gukirana ntago yagutererana ntiyagukoza isoni dore gushinya ibenda ry'ubutsinzi dore gufasha ukuboko yaravuze ngo nzagufata ukuboko kw'iburyo mubwire ngo witinya kandi nzakuramiza ukuboko kw'iburyo ariko gukiranuka Imana rero izi gufata abantu bayo bayubaha ibarwanirira ku manywa na nijoro ariko ibi ntibikira ndimo ndabona Imana yongera kukwitaho ndimo ndabona Imana yongera kukurwanya muri aya masengesho ndimo ndabona ubundi butsinzi kubera ko Imana iguhaye guseka Imana iguhaye kunezera rega hari inzira wagiye ubona zifunze ariko Uwiteka kuko amaze kugukarabya uko utanze uhawe ubutware bwo gutangira ijambo kubaguhigaga Uwiteka guhaye kugubwa neza aho bonaga byanze Imana itanze inzira amen nagira ngo rero tuse nk'abasoza twihuta cyane kano kanya tugiye gusengera mu izina rya Yesu bivuze ngo hari ibintu Imana ihinduye hari ibintu Imana ikuyeho hari ibintu ivanyeho ikubise inkweto abagome ikubise inkweto abagambanyi ndetse abandi bageze igikarabiro niyo myuka Imana igukuyo kuri uyu munsi w'amasengesho Imana ihinduye ibintu byose murakoze cyane Imana ibampera umugisha nagira ngo basengere mu izina rya Yesu dushingiye ko watwimanye Imana dushingiye ko waduhagazeho dushingiye ko watudwaniriye watugiye imbere abo babaye benshi bari bagiye kutuhinda urakoze Yesu urakoze ndagushimiye kuduhaye guseka Yesu urakoze kunezerwa Yesu urakoze kugubwa neza Yesu urakoze ijambo rikomeye cyane Yesu urakoze amarira yanjye Yesu urakoze kubabara kwanjye Yesu urakoze ashyira mu icupa Yesu urakoze n'ibyanditswe mu gitabo cyawe Yesu urakoze turagushimiye Yesu urakoze abashatse ko Yesu urakoze uri Imana ikoze Yesu uri Imana urakoze twimanye Yesu uri Imana urakoze twujuje Yesu uri Imana urakoze turengera Yesu urakoze Yesu urakoze ukoze bidasanzwe urakoze nyagora ku ngoma ryawe Yesu Kristo ababyeyi bahagarara abagabo bahagarara Yesu biri wizere kubise hasi zo mbaraga byose rwose imbaraga zibahiga ngushimiye ko bakoye igitwikirizo mu izina rya Yesu amen Imana ibahe umugisha